uzimamvu nakora ubukwe cyambere uri nakomeje mubeshya avuga ko musura ariko si musura kandi nkabimwemeza buryo kindi bugenda ariko uri kiri mu musura amaka yari rimwe na rimwe nagazima buri gihe warakoze kumbera ifite my life is you yeah I don't know why you call me one percent nanjye nikanze mbere mu bwe urukundo mfite n'ubwawe nyemerera dukundane tukumane Nizere ko mumeze fresh sana aho muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi twakongera kubasuza no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Nitwa Patrick the Entertainer. Wakoze cyane ko duhitamo udukurikirana ari mu gitondo byutse ku manywa cyangwa se ku mugoroba bitewe n'igihugu uherereye mu byose babyemewe. Ariko mbere ko tutangira show yacu kamanze mwibutse ko turi kumwe na Body Max Fitness. Abarakubwira ko niba wifuza kumera neza cyane ukaba physical fit ugomba kugana Body Max Fitness ukaguha iyo myitozo tutanga irimo gym nziza cyane, sauna ni massage, swimming pool. Duherereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe uje muri top kati y'ubumoso bwawe ubugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 35 Welcome to the show. Turi kumwe umujene bimeze bite? fresh cyane amahoro turi kumwe n'umwari umwari nongereho iki rero turi kumwe n'umwari mwiza Okay, fresh. Musaza tuguhaye ikaze kuri Yawe TV. Yesu ubwa mbere twishimiye kukwakira. Murakoze cyane. Njye nitwa Patrick, wowe witwa? Nitwa Holly. Umwari wawe bakwita ngo iki? Kadete. Uri mutoya? Imyaka yawe ukwemera kuba kadete? buriya se Nabizi se. Kadete arya ni bucura. Kadete ari bututu. sundi ni kadoro Ngenda kuri. Okay, uretse gato. Yirebye ubona ufite umuvugo. buriya se Wese iyo umurebye ubona afite nk'ingahe? Iyo umurebye ubona afite nk'ingahe? Njye mbona afite nka 20 Ari ikanzu iyo myaka nta mwari ukigeza nta mwari ukigeza ubundi umwari ni 21 aho niho bahagarara. Ndabeshya no yo ndayireje 21 nta mwari ugirenga wa mwana wacu. Nibura ni 2. No mwaka utaha niyo umunsi anakubwiye ni 3 umwaka utaha wakubita ni 3. Kadete nawe ari niho tujye kwa twiganira. Akabaga sikarimo ase mu bikamo iki mwana? aka bari mu twishira. Mudukiza. Amafaranga. Okay, uraza kuduha ku mafaranga. Harimo nkangahe? Turari. Baza kwereka. Turamwe. Oya. Drone se tuvuga harimo amafaranga. Ntabwo ndimo. Okay, Kadete fresh. Nabo mbonye mujya kwambara dukati tujya gusa nawe asi ni couple none ubundi muri bane. Ako yanagiganye. Ninde wiganye? Yanagiganye. Jewe se. Murabana umwe yabanje kwambara ibintu hanyuma n'undi atabyambara. Sawa magana to inkweto twahuje. Habuze dread njye nazikuye. Basa ni dero kana afite dread. Dero kana zifite. Nuko ni afite dread. Umuza afite iki? Uruhara. Yamushoboye umwari kana gake. Mwari kana gake. None se na kade na couple. Ni Kadete mbajisha. Na couple. Katira umuntu ariko birangira. Ko bamena umutwera. Ko bamena umutwe. Oye bitwaye ikize. Nago mukunda. Niba ukatira umuntu mukere. Oya tugira kuri kwa. N'umuntu wanje n'ubundi nk'ibisanzwe. Murakundana cyabira ni best. N'ubu best sibyara. Best uzibiti babakora. Uzibiti. Abarutwe. Ntacyo bitwaye. Usko best abarenze sheri. Koko se. Oya. Oni best. Musa ufite mukunzi wowe. Basogo mwari yigiraga ibiki. Ariko uyu mwari. Cyangwa mwari waramufite. Ese wamugana. Sheri uramufite. Nisuko birangije ngo sheri. Nisuko ugasubiza iki? Nyine umusubiza. Musubiza ukurikije uko akubajije. Ntawaki. Ntawari. Ese mwakikundani. Hari umuntu ari ngo mwakikundani. Ubiduhitiyemo se. Kuri Yawe TV duhurije
waje kuprete nkubwire none n'iki n'iki njye yahitiyemo mbonye muberanye tu ngibyo none akaba turanaresha mbonye muberanye njyewe ndaguke turebe urabona mwarata meze akwiragiye kugoya diye so wawe nakabizo nuko mubera akadete nagarajya mu rukundo neza nagarajya mu rukundo neza ariko nibwo rutangira twakundanye ibisoza byose ako kanya twakundanye okay fresh sana kade gukunda umuntu umwe biroroshye kuri ubu ngubu ntabwo byoroshye biragoye kabisa biragoye cyane kubera uhitamo kuba wumva ko nimba mpisemo hoyi afite kumbabaza kumva ko nta mpamvu yo kumva ko nababara kandi nawe uhari ubu noneho niraniga nayo yayishyire muri game umwena ibintu nk'ibyo nyine bikagenda mbese gese ko nahisemo nko gusinya muramba baba wawe aya ntabwo babibona ubwo nirwo rukundo ko tugiye kujya rega yakufu arambajije ndakubaza arambajije n'ukubazwa wowe ukunda umuntu umwe cyangwa uruvuze realite muri rusange ugenda rivuze muri rusange biragoye muri make babirinda ko umuntu yababazwa niyo mvuga uti reka mfate nka batanu umwe nakomeza bizagenda bite nambabaza nkomereze no kururiya nyine we wirinde kubabara wese tipe byakunda gukunda umuntu umwe mana nyine turabigoye tu nawe nitangeho urugero niba wowe ujya ubishobora wese urabishobora ntabwo nabishobora muri kino gihe turimo ntabwo byakora ariko usibye ko mana ibintu by'inkundo muri ino minsi ntabwo ari ibintu bigezweho cyane reka kade nibyo ni ukuvuga ngo muri ino minsi afazari wakibera n'umuntu inshuti bisanzwe ubundi mana mube inshuti sibyo mwarangiza n'iki n'iki mukimanukira ngaho bwombe neza kade nibyo ntabwo kugira sheri biragoye nk'uko utaho kugira best usanzwe biragoye cyane biragoye mani kuko mwana abajama turababazwa bro mwenyine se turababazwa noneho byagera bari barademukira mwana barademukira ko mwese ntabwo mubahemukira kade ari abatipe n'abakobwa ni bande bababazwa cyane abatipe kuri experience yawe abatipe mukunze kubabazwa cyane murademukira turababazwa cyane wishyiramo ariko waruvuze muri rusange ubona se biterwa n'iki kugira ngo abatipe bababazwe njye mbona biterwa n'imibanire mu mufite hagati yanyu tumvikana kwa kugira abantu benshi batubwiye nabyo byo ntibyatuma asoma ufite kujya hariya ukumva bakakubwira ukajya hariya ukumva ugasanga mbese ukabura amahitamo ugasanga hagati yawe n'umuntu bimeze gutya nanjye rero ni mbese wo mu besito we nta kibazo cyavukamo besito no ntagihari ntagihari kubera ko nta rukundo ruba rugize numva ni ububesito nyine ntabwo yaguyemukira besito se buriya se urabizi se byaba biturutse kure ubwo byaterwa n'iki kugira ngo besito aguyemukire icyiza cya besito impamvu atakubabaza ni uko uba umufata nk'umuntu wishimira ariko ku buryo yagize ikiba nyine ntabirenze wenda ntiwavuga ngo yanyanze ngo ndababara nyine muri close ku buryo hari n'amabanga ushobora kubwira besito utabwira sheri wawe kade bibaho birashoboka ese ubwo besito ntabwo muba mukunda nawe ubwo urebye nyine muba mumeze nk'aho n'ubundi njye mbona besito akubwira n'umukunzi kubera ko besito abantu babareka kunze abantu babareka yakukure muyihorere oya kubera ko besito oke nk'urugero ushobora kuba nkundana na hogi wowe ukaba besito wanjye hogi hakaba hari ibyo mbona namubwira ariko wowe ntakubwira cyangwa wowe ntakubwira we simubwira duha urugero rw'ibintu wabwira besito utabwira sheri wawe mbaza nka kimwe cyose wenda we ngo utubwire urugero njye sindakizi icyo wamubwira nyine ni nk'icyo wabwira ufite kuba wenda namubaza hari ibyo wenda namukeneraho we kumumenyaho ariko wowe umuzi
nkaba nabikubaza ushize mu rushasha ariko Cadette ujya nta rushasha wowe nakoje ngo mbwira ikintu wabwira Besto utabwira shiri wawe ibyo ni byoroshye ubu tiwe naco kubwira Besto ko nagiye muri period ariko sinayibwira Jama dukundana urugero oya ibyo bibubwira umusaba we ni nk'ibiki wabwira Besto wawe uzi ikintu ntabwira shiri nabwira Besto urugero nshobora kuba ndi kumwe na Besto turi ahantu turi free nkumva n'iki biranze ngatanga ariko rero I want this Besto wamubwiye ariko shiri wawe ushyiramo akantu ko kumutinya mana nuko ngo shiri bawe umutinya shiri wawe ubu nyine wumva umutinya sometimes ukumva nyine ntabwo ibintu byose abimubwira ako Besto bawisanzura ko Besto bawisanzura n'iki bwombi zikora ese Cadette ubwo abantu bafite abakunzi barakisha Jembo nawe sa nkaho barimo barakina. Ahubwo nje ubuzima ni bino bigora ukuntu bimeze. Bimeze nk'ibirano byo gukora byo banga umuntu umwe hari abakora ubukwe n'abatabukora. Nje mana ntago nakora igikwe ntago nagikora. Bijishwe. Yamvuga urashyikiye mwana ubukwe mwana bari bwiza. Mana igikwe baby. Igikora gishyiki. Ubwo ubukwe ntago bari fresh. Abana n'umuntu mudakoze ubukwe. Ibyize cyane ntabwo bishoboka. Cyamwana ndagushyigikiye. Ubukwe mwana baroje naka. Je ntago nabukora. Kubera ntago nshobora gukora. Kubera iki? Ubuzima man ibintu mbona muri no generation turimo. Ahubwo ngewe buriya mbona ikintu cyica ibindi byose. Buriya bavuga ngo kujya mu murenge gusezera. Buriya mbona ari mistake napfa gukora. Ese wakora ubukwe utasezeranye? Yego bibaho. Ntago ari ubukwe. Ubwo ubwo utasezeranye n'umuntu gusa ubwo ni ubukwe. Birashoboka. Nanjye ndikira. Ese iyo mistake kujya mu murenge kutayikora. Nabonye hari abantu babanza gukora mariage isanzwe. Noneho wenda umurenge bakazawujyamo hashizeho igihe runaka nabwo ku bushake bwabo ubwumvikane bwabo. None se ukora kitajya mu murenge wawe? Kubana n'umuntu iyo mwamukundana gute cyangwa ugasanga final hari ibintu mutari kumvikanaho. Kandi mwarasezeranye. Mwarasezeranye. Ukumva ko rero nimba mutandukanye cyangwa hari ukundi kuntu bigenze wowe umwe ajya ukwe n'utukajya no hari abantu babigize akazi mwana bati turabana ukwezi ndetse dupasura senkane ibyo ngibyo ni sawa umusaza niyo mpamvu igikwe yagihabutse wowe nuko icyo utakora ubukwe mana njye uzi impamvu ntakora ubukwe cya mbere mana ushobora gukundana n'umuntu wenda tukundana kugira mushakane ya myaka 5 ukabona nyine tumana akakwiyorobecaho byadanje ariko hari ibintu aguhisha muri we tu mana mwamara kubana tayari ebana imico yose atari yarakweretse agahita yikurekurira mana ugahita utangira ukaragiritasi kuki umuntu mana ukicuza impamvu wakoze ubukwe ntabwo utakoze ubukwe wabyikometero nkamwiti nkuburuta mbese reka nkubuze muhitero wajya ukamwiti nkuburi oya ntabwo namwirukana okay navuga to kereka ngerageze nihangane ndebe imyitwarire mbona bidashoboka mana nzacisha ene musige nigendere wahukane nta mugabo wahukane oya mana yewe ko nguragenda mana yewe ko nguragenda uri mu mazi igihe kingana cy'umuzeranye n'imyaka ingana imyaka ine ni igiki kintu wamuhishe namuhishe muri iyo myaka gute iki nakimuhishe ntabwo ugize umubwiza ukuri reka tubanze ko uri wowe ugitekereza uri ni igiki wabeshye Cadette muri iyo myaka ine mu maranye shaka muti cyane akubeshye iki ngiki cyo ntabwo cyarokore mwamenyanye mufite ariko twaratandukanye icyo gihe muhura wowe wamuhishe ko ntacyo ufite nyine we twageze kuganira kuko kamwe murabona Cadette ni umukobwa mwiza usa neza sibyo cyane iyo shusho ni iki urabona twarahuye man umva twarahuye ntabara nyambara ni umukobwa mwiza yego hari ukuntu abasora nyine tugira ko kageso n'iki ukabona umwari ni mwiza arakeye ntari ukavuga ati umuntu tubaye close byaba ari sawa Cadette nuko nyine twamenyanye ndamutoka yewe ndayimubwira ngira ko mwumusaka mwakundana kandi ufite undi mukundana biraho nyine twaba inshuti tuzi close then arambaye se hori nashe bigira ati ntawe ngiye twashwanya rwose ibintu by'inkuru z'imizi n'imidanje ariko nawe natubwire natwibwirire okay Cadette hari iki wabeshye wowe nakoresha ikintu kijyanye n'urukundo nk'ibyo ngibyo urambwira ukuntu byagenze oh ndakeka ari utagiye kubikora
oya natwibutse ikintu yakubeshye data byaba ari byiza unyibukije mwibutse ikintu yakubeshye nyuma nkakikubwira mwongorere se nta kibazo tu shaka ikinyoma cya original ko nayisatse ahita twibwiriye byari bimeze bite ntabwo nari nzi ko yabyibukaga ariko nsanze ari byo wowe wabyibukaga oya ntabwo nabyibukaga wari muteganya iki wose uramutekereza ko ari iki dore ko basi isa nabi ikintu numva wegeze umisha basi ubara kumbwira kuri kamera data tubwiye basi ukambwira uti njye nari naraguje icyo no gutya bimeze gutya wenda urugero sibyo urugero wambwiye ko umukobwa ndashobora kwita umugabo n'ibintu bana ugasanga isimbwira ati horesha burya rero hari umugabo twabanaga ati hari umugabo twabanaga burya nabaga mucitse ati burya nabaga ncomotse n'iki n'iki oya wari ahangaha nyine arivugiye ku giti cye nizere ko atari byo bavugaga ariko ntabwo ari wowe n'urugero yatangaga n'urugero uri nakomeje mubeshya ambwiye ko musura ariko si musura kandi nkabimwemeza buryo kindi bugenda ariko uburyo kiri mu musura wamubeshye ku musura nase wazamusuye nata namukekagaho namukekaga amababa vuga uti musuye nataha ati umusasa n'igisambo ndekura nkataha umusasa n'igisambo kandi ngiye kuko yandekura ngaragara nk'umuntu ukora no ariko ubu bimeze umusaza yagigira wabona agasa n'umuntu wagigira yantera noneho ubu wasa nta kibazo oya nta kibazo mbere wabona agasa n'umuntu wagigira ariko uzi impamvu niko ari umusatsi nari mfite na dread sibyo yigoma ano sete dread se baba bafite iyo mico man imisatsi tuyireka ni kwafe yari afite ni kwafe afite ni sawa ambwira ngo kumugira umwana ndamubwira ugishwe sibyo fresh nyine numvaga nari proud yabyo man nose muri icyo gihe mu baranye na hore niye karite na defo nta miyaga kandi oya nta miyaga defo karite ye avugisha ukuri agira ukuri aragerageza yego iyo ni karite aragerageza ugereranyije n'ahandi okay iyo ni karite yego rati iyo ni karite tubwiye hari indi karite afite ako bimwongorera wibwiye ikintu oya gusa nzi ko iyo tugiranye gahunda arayubahiriza agira gahunda hanyuma defo hasi wahita ukureba umuntu ukavuka defo kuko nawe ibyo ngibyo tubwiye nawe arabitubwiye ariko birashoboka ko hari umuntu ako buretse hari umuntu ubaho agira ibyiza gusa ntawe wagira ntabwo bibaho oya yabatubeye gusa nyine ndi gushaka defo ntuyibona mwemereye ntabwo ari ukuvuga wenda ngo ndi kwanga kuvuga ariko ndi kwishaka nkayibura uri defo ya kadete ni iyi defo ya kadete njyewe navuga kuri we ibindi byose ni kura ariko defo ya kadete ntabwo agira keya muri make amakaye rimwe na rimwe ntabwo azima buri gihe ubushaka nk'izihe mba nkeneye wa muntu hayi bonjour kuri whatsapp morning waraye ute baby narabibuze kandi abishaka kadeti ndiye defo ya kabiri urabona man iyo wemera umuntu hari ukuntu nyine mubanye muri cross man uramupostinga kuri stati kadeti naramupostinga n'umusore rimwe ubishaka mugakunda njye nabikoze mani mbikora inshuro kugira ndebe ko basi ariko nibwira ariko ese yari replying nibura akandikaho akamubwira ati wakoze agira na defo kutareba stati man shaho urababa uyisiba 20 adashize kandi stati yanjye ndi mu bantu bagira stati zirebwa n'abantu benshi stati yanjye irebwa n'abantu 100 urumva ntabwo ari bake cyane ariko icyo gihe wonye tabira gihe tuyisiba 20 adashize
bitanyitse ese ubwo uyishyira kugira ngo bimwereke gusa nta yindi ntego aya mbikora bindimo mba nshaka iki se ubabazwa nuko yabikora kandi ari ubuzima uwo bikora nta byagusabye mba numva nyine mbibonye yabikoze ariko umuntu aba yifitiye abantu benshi akavuga ati ni posting iyi niga kandi shango ndakubona yapoze ndabajama yanditseho ngo iki nyine nta magambo ashyiraho ya danje ariko arapostinga birakubabaza se kwasi ntabwo mbabaza ahubwo njye ndibaza kuki ntibonamo ngiye kwikosora karite ye tuzari de izo ni defu karite ya Cadette agira gahunda nyine ni umuntu andwanira ishyaka muri make aba ashaka ko ntera imbere ni wa muntu uvuga ati nyine raweza akazi kanjye tu aba ashaka niba mbonye umuntu ukeneye ikintu uhora acuruza atamurabura agahita amamagara hori nyine akampangira agira uti ahantu mutahurije ndi ku bukwe gusa nawe wundi numvaga mubanye birangiye ariko we ntabwo ukunda ubukwe kandi bakunda akamara ubwoba nanabuka ese kubera icyo ubundi ako kantu k'ubwoba gasigaye kari mu bantu Cadette ababikoze mbere wenda ababikoze mbere nta somo rizima turi kubakuraho niyo mpamvu gahunda y'ubukwe nayo ufite kugira ubwoba kuva ese uriya yari afite byinshi andushije ariko kugeza kuri uyu munota ntabwo abirimo urabona ko yabivuyemo rero natwe twagiramo ikintu cy'ubwoba ese ubwoba bumarwa no kuba wagira abantu bane ni ukuvuga ngo abo bane bari mu bantu bakokika tuvuge wenda igihe wari ari bize ugahita umamagara yego that's why abayisilamu bagira abagore benshi ntabwo utangiye kutwinjira sasa ni umuyisilamu se yego uzire ko utashaka uri gusa ese umuyisilamukazi yemerewe gushaka umugore ariko umuniga yashaka na batatu ariko umuniga yashaka barindwi batatu none kuvuga ngo ibyo idini ukuntu ribivuga uretse ko wenda abantu babifata wenda nk'ukundi kuntu akumva ko wenda umugabo yemerewe abagore bane cyangwa se akanabarenze cyangwa akajya munsi yabo ntabwo ariko twebwe tubifata twebwe uburyo idini bivuga ivuga ko nimba hori anshatse agashaka undi ni ukuvuga ngo twese biba bisaba kuba yaringaniza nimba iwanjye yaguze ibyo biro bibiri by'inyama nahara biboneke ngo kuba afite ubushobozi bwo kubasasira mwese bose abaringanize navuga ngo uyu afite bana uvuga ngo abaringanize bose mbese arara he araraye biterwa na plan aba yarihaye ashobora uti munsi ni kwa Cadette ejo ni kwa kanaka yego afite kumara iminsi 3 iwanjye iyindi 3 akayimara hariya iyindi 3 gutyo then akongera kugaruka nta kintu bigutwaye no yes bamugani gusa kuri njyewe ntabwo gusa w'isilamu barasuhara wabwira umuntu ngo nzarara iminsi 3 iwawe ejo njya ahandi ese mugana abasilamukazi ntabwo bafuhirana mwana ku buryo nyine ashobora bati se utari kuri atari hano umuntu ni umuntu ibyo ngibyo ntabwo byagura afite kuba gafitemo ariko kuba byonyine waragize uwo mutima wo kumva ko umuntu urabizi neza ko afite umugabo afite umugore wowe kumva ko nawe ugiyeyo icyo gihe nyine uba wiyemeje ko uzakundana nabyo byose bakubyakira yego mbese babana twigarukire ku rukundo rusanzwe babana bane murimo mukundana ubajera gute byanga y'ukuntu nibaza ko haba harimo ukunda cyane hari inkundo zirimo ziba zitandukanye tubwire ufite kuba wenda nkunda hoyi akaba ari uri proud yanjye sibyo nk'uko yabitubwiye ati mushyira kuri status noneho nawe nyine nakubona nakubona nkumva ndakwishimiye n'uriya ndamwishimiye ndumva bigeze nk'aho dukubitanira wenda na hori arimo ndakeka ahora ariwe nagaragariza urukundo cyane ariko ko waba proud yawe babandi bwo rero ni ikintu runaka baba gushakaho bo bana urumva babandi ni nk'uko wenda nagirana ikibazo na hori numva ko nawe nimba hori dushwanye cyangwa hari akandi kantu kadukubiye ndabizi neza ko ndi wite
guhamagara wowe ugahita ni byiza cyane tukaganira nta n'izindi gahunda wenda zirenze ariko kumva ko ubwo wenda hori nawe igihe kizagera umwe abe yahamagara undi bimeze bite tuganire tuvugane usange bya bintu birongera bisubire mu nzira nziza so icyo gihe nimba nkiri kumwe na hori we ntabwo nzakwitaho ni ukuvuga ngo nzakwitaho mu gihe mbona hori yanze mbona byanze nababaye nagize nawe usiyakangahe uretse ubwo ntabwo bishobora kurangira wa mutipa gukubiseke ukibagirwa undi wa mbere ntabwo bishoboka ese ubwo urukundo ruracyabaho cyangwa rurashoboka cyane ubundi urukundo rwa kera rwa ba papa na ba mama basazanye ubu ngubu ariko ibyacu mbona ari imikino gusa imikino bwoko ki imikino nyine turimo turakina mu bintu natwe ubwacu tutazi ni ugusura umuntu gusa urugero abantu ba kera barahuraga bakaganira nimba ari ikibazo bafitanye bakicara hamwe bakagikemura ariko nk'ubu ngubu ingo z'iki gihe dufate ku ngo wenda z'ababyeyi bacu barakuze ni abantu bashaje ni ukuvuga ngo bo bana baragiranye ikibazo ntabwo ushaka kumenya ko bakigiranye ariko ab'iki gihe baravuga n'uri hehe arumva arahita abimenya cyangwa usange ahise afata umwanzuro utagiye ese kuba mwabana gutyo nibyo sawa nimba numva tubanye nta birenze nta kintu nibi nyine ku buryo nta stress nkajya nahashinga ibishoboka byose nkabikora nkabona ko ariko kuri njye nanjye ndi kuri mba numva aribyo byari fresh kuko igihe kizagera nimbona ko ubukwe se bukuraho izo keya iyo mukoze ubukwe bikuraho izo keya yewe ntabwo bizikuraho icyo njye ikintu natinyereka gukora ubukwe ni uko iyo mu bukozi ashobora kukwereka ingeso atakweretse mbere ukabona zirarenze mani ntiwazihangane ugahita uvuga ati mana yanjye ibinura bikakujabuka urumva ubwo rero icyo kintu nicyo kintu mba ntinya ariko mubaye mutarasezeranye ukabona arakuzengereje hamwe akuze mana uzi ko hari umujamanzi umugore atukira umugabo mu isoko mani ati wambwa we ikibaye cyose ko manyoko ati mabera ati ngiye ati ntuzanzana ibyo bintu by'imintari bagataha mu rugo nyine mwarasezeranye byagenda bite ni handi haviramo kugira ute uhita uvuga ati umuhambirwa rero utinya rya sezerano baretse gato ati ariko nawe numvishe utaryumva wavuze ko wakora ubukwe ariko ntabwo gusezerana urumva ugasanga wa muntu ukorera aguserereza mu bantu n'iki ukabona nyine kubera ikigeragezo cy'ubuzima ukabona nta kumwikuraho ntiwakora divorce ngo bikunde imana ukavuga ati umuntu reka mwica ugasanga abantu havemo kwicana kubera kubona nta kundi nimwica wenda nzashaka undi birangira ariko iyo mutasezeranye amani koko mukabiganiraho byakwanga ugacakasheni nawe agacakasheni musiga mu nzu Imana anagenda ariko umugabo kwahukana ubundi nta mugabo wahukana ariko njye nacuma ubona byanze burundu byanze uravuga ataka nacuma bakagurya nkamuha n'amahoro nta n'ikintu natwara njye nahaguruka mani nkakoresha ikofi yanjye n'ubundi nkamusika mu maguru ugatanga amahoro mba nayatanga ariko nyine biterwa n'uko ukuri ni ukuri urebye kwabuze urebye kugeza aho umuntu ugukunda umwizera bro biragora n'uwo ukunze bya nyabyo usanga bitewe n'ihamuka yahuye naryo atabyiza cyatumye mba mu bintu by'urukundo umubembe ariwe nizera wenyine nyine tunumva hari ukuntu ukunda umuntu ukamwimariramo kumva ko bebe agiye kwicara arambwira bwashore ngo ndumva nshaka gukizwa ati ntabwo nabikubuza nshaka gukizwa nta kibazo urumva twamenyanye ari umuntu usa nk'aho akijijwe sibyo then njye kubera ko nyine mba nigaragara nk'umuntu nyine ushaka kugenda mu bintu by'iki gihe n'iki nkajya ngenda mbimukura mu yambaraga amapantaro nkajya nyamura urumva nyine ngenda mushyiramo imico y'abajama b'ino minsi urugero biramufata akajya yambara ipantaro nyine bisanzwe utuntu nyine byambara bisanzwe nk'iby'abantu b'iki gihe amaze kubifata neza bya nyabyo nyuma aza kumbwira ati tubona imyaka 3 ndumva nshaka gukizwa naho kumvi ari kugira ngo ahera nsaba imbabazi z'ibyaha byankorera mu gihe twakundana mana ntabwo nigeze mucira ngiye kumubura ndagisha yaruzi n'ikindi
ndagusaba imbabazi umbabarire byarabaye tujya babajama wajya kubona bamamagara turi kumwe ukabona ntago phone nshaka kwitaba nkahita nyigezeransiye burya habaga harimo kwe urumva habaga harimo kwe ariko nyine nkabona ntago nshaka kwishora kandi nta kintu nakuranye wagerageje kumfasha muri biki nako pe nyine uramunuga ndanamuzi yarambwiye ngenda ngorera akantu ndagenda ucuruzaga hafi yaho nabaga arakangurira birangira nyine mbaye n'iki nta nubwo yanywaga inzoga man ariko umunsi yarazimwe maze kuzinywa urumva bahise bamujyana baragenda bamukorera iwe man Kuki baragiye umunigara mutahana niwe none iwabo umukobwa nuba ngo urabona umukobwa yabaga muri ghetto noneho umusore amaze kumugurira barahava aramugatereka ngo yerekeze ngeze mu rugo amugejeje bahita baryama man baryamaniriwe bahita bakora bwombi mu rugo rw'umukobwa umukobwa aza kubwira iyo story nje noneho we kubera ukuntu yarankundaga pro ndabizi agakora ibyo kadebo umuntu yaramukundaga ntago agukundaga nakunda kasago nyine wumve impamvu ngiye mpamwe ko yankundaga nuko yabikubwiye yaraje arabimbwira ati ikintu mbikoreye ni ukugira ngo njyewe numve mu mutima mbohotse kuko birambangamiye byabaye atari ibintu nateguye ndabishakaga ariko kubera ko numva nshaka kubikubwira ngo mbabarire dusane imbabazi ko nazongera nje no gukizwa bive mu nzira sinzongera mbabarire Imana nahise nyine mwereka ko ntari Imana ndiriramo imbere nyine ndaheza igihe kiragera nyine bitamvuga ati nabite uko mbitekereje nkumva ni kugenda ndashaka kumwanga bigeraho nyine tugeraho numva bigenda bimvamo ndanayimubwira ati ntabwo aracitse kade Imana arababara nyine n'umuntu ukamuca inyuma wamubwira biragoye Ubuti rwose hori imbabarira ejo bundi niga yarantutse ariko ibyo byo gushuka byo simbyemera ejo bundi hari niga twigize gutya na gutya byashoboka ntabwo byanyorohera noneho tipa bikubwiye wamubabarira tipa bikubwiye agize izo mbaraga nubwo butwari bwo kubikubwira kumubabarira impamvu yamubabarira yaba ngiye ngize wese ko nyine kumubabarira nuko yabagize mpita ntekereza ubushake yabigizemo kugira ngo yumve ko yabimbwira cyonyine uri uwo muntu kuki utamubabarira kandi njyewe twaricaye turicara tubiganiraho anyumvisha uburyo ki ari ingomba kumubara kubera ko yabimbwiye ari ibintu yumva ko ashaka ko menya kandi nyine yumva abohotse muri kubera ko ankunda cyangwa tukera ko nagukunda nakwihorera simbikubwire kandi ntiwabimenya urumva Imana ibyo bintu ngisha inama mu bajama barangatiye wowe Imana irekana nihabara urumva bamwe ati Imana uwo muntu wagize hari n'abasita bagenzi be bari babizi nyine kuko yarabibabwiye agati Imana nabweshe ariko nawe nibiri hanze kadesi biri hanze nawe urumva nyine nawe ati Imana iyo unabireka ntunabizi njyewe nta kibazo ariko se rero umvaga biranshimisha cyangwa biranshinetse ngo ndabyumva ngo ariko kuri njye nagira ngo mbone amahoro mu mutima ndabyumva ariko mpita numva bimvuyemo ntabwo biba byoroshye kadesi turimo turagana ku musozo rero mbese ubwo inama utanga ni iziki abantu bareke gukundana babane badasezeranye bigende bite sinavuga wenda ngo bareke gukundana bakundane ahubwo bamenye uburyo babyitwaramo mu buhe mwizere undi uzi pazo ikintu cyabaho njye nk'inama natanga ku rubyiruko ni uko habaho kwizarana kuruta kuvuga ngo umuntu ngo ndamukunda gutyo gusa mukunda ariko unamwizere wumve ko ataguye ubyishyire mu mutwe ko ataguye muke yes wowe ubyisetinga mu mutwe ntanabikora abikora ariko utabizi ariko tangira atubwira ati ko kwizera umuntu n'impamvu imwe isigaye ituma abantu bashaka benshi no kugira ngo nuhemukirwa butazababara kuko ufite undi ndabyumva ariko icyizere kirarama mama baramutse uvuze utereka sheri njyewe numve ko ari nyenyeri nakunda ukabyisetinga mu mutwe ukumva ko atangiye gusa nicyo cyari cyaranyishe mu mutwe numvaga atabikora ko Afurika yatubanye ariko man ubwombe bwo mwiza arabazi nabikubwira se waririmbiye Kadete tugasoza ko nguri n'umuhanzi kwisa karirimbo Kadete nagushaka wakuririmbira nagire vuba Bravo. Sugurumba nako.
ese urose we murebe uhita umukora akarimbo utuvugana kubita amagambo yo mutoma kabisa akubona kamukwiriye si ngombwa ngo wakubwire ngo ndirimbire iyi Only one for me. My life is you. Yeah. I don't know why you call me one for say. Nanjye kanze mbere mupe. Urukundo mfite n'urwawe. Nyemerera dukundane tukumane. Tete kwisetsa emotion ziragufasha cyangwa wumvishe nta kigenda oya birashimye ugize emotion nawe muririmbire cyangwa umubwire amagambo tu niba kuririmba utabishobora warakoze kumbera ifite Oji ari mu bantu basha kubwira ikintu kandi bakagikemura inama zose za mbere Asiko rero ukomeza kubivuga cyane mwana muratanguranwa n'iki Kade murakundana murakundana nta kibazo ariko n'ubukunda umwana none andemya agatima imbere ya kamera shazo ubwo butwari abavugira ukuntu ari bake nari nzi ko ari mu nkotoza ariko oya ntabwo nabikora Okay, fresh sana turasoje rero mwakoze cyane kutuganiriza kuri yawe TV ubutaha muzagarukiye Mr Holly ariko se ako karirimbo warurimbye araho kari hano bagasanga ni ibintu warumwe ngo ndirimbe ibintu binjo nibyo yimye uyu mwanya se ni byako kanya okay ariko ufite wenda mfite indirimbo yitwa Amabari okay kubitaho gace twumva Amabari ni indirimbo Amabari se kutambaje icyo bivuga bari kubitubwira maze kuririmba aho ndahe n'ibindi biri mu ndirimbo nakubaza Okay Amabari The way you tease me the way you do bamba Amabari byose biba pari beburi atari aririmbaga Kadete oya agari Amabari bavuze iki Amabari like on my body ariko nyine Amabari byandikwa bisanzwe Amabari nyine mu Kinyarwanda urabona nka zirango mu Bruce Melody bajya bakora akandikaho ngo hands up cyangwa ngo hustle akabyandika nyine bisanzwe uko nyine uko babyumva yes okay fresh hanyuma ngo iri hehe iri kuri channel yanjye yitwa Holy Voice 250 okay Holy Voice 250 musaza mu musore mukore subscribe babyemewe cyane kabisa yes Kadere ariko warayikoze wowe kenshi cyane ubu ariko ukongera gukora unsubscribe okay fresh byari yankoresha cyane ndashiri wakoze share okay fresh byari fresh cyane kuganira namwe mwakoze cyane tubagana ku musozo ariko manzi nibutabona ko dufite website ibagezaho amakuru yizewe kandi abagezweho umunsi ku munsi 5 kwa 5 ni yawe tv.com iyo website ibiriho amakuru y'ibyamamare mu ngeri zitandukanye muri politiki amakuru yose y'imyidagaduro muri rusange abari kuri iyo chaîne ya website ariyo yawe tv.com yisure hanyuma amashikinya makuru musure Holy Voice 250 mukore subscribe we hanyuma mukomeze n'ibihangana bagenda bagezaho umunsi ku munsi turasoje cyane mwakoze cyane Kadete merci beaucoup Mr Holly merci beaucoup wakoze cyane no gutanga uzagaruke hano habe mu rugo kabisa kuri yawe TV nitwa Patrick ndabashimiye reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amahoro y'Imana abane namwe